esprit de patience. Babyumvikanaho rero baravuga ati rero nta gusubira kuroba, tubonye ko yaduhaye inshingano ariko tubonye ko tudafite imbaraga. Intambwe ya mbere izagufasha kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke, banza umenye neza ko ibyo wakoresheje mbere byose buri umusaruro byatanze ni muke, ni nkene. Hari igihe twigeze kugira ibihe byiza na korari y'iwacu, mwuka yadusuye turasenga pe, mwuka wera araza. Noneho kumwe turirimba, umwana arafashwa aza yirukaza kuririmba muri twebwe. Yari afite abadayimoni, baravuze ngo bari 2500 sinibuka. Arazamuka yikoza nk'aramanuka yikubita hasi turi kuririmba. Abadayimoni rero gati turahiye ariko mutubabarire turagiye. Twari 2000 twari twaragiranye amasezerano n'uyu mwana ku babyeyi, ariko noneho muradutwitse turagiye. Imbaraga z'umwuka wera mu bantu. Papa Simiyoni yarawuzuraga, ntabwo wambwira ngo urakuze ngo wowe ngo urabona ngo twebwe urabona ngo 2000 ngo 1900 wapi. Simiyoni yarawuzuraga, umwuka wera akamusura. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Intambwe ya kabiri, bazamuye kwizera. Reka mbabwire, niba hari ikintu kiri kugabanuka mu itorero ry'Imana, ikintu cyitwa kwizera. Kubaho ubuzima bwizeye, kubaho ubuzima bwizeye. Kurube yo kwizera iri kumanuka gutya mu bizera, ariko kwizera nizo mbaraga zacu. Haleluya. Kwizera ni igitsikamutima cy'itorero. Haleluya. Bazamuye kwizera, baravuga bati reka dukure amaso kuri Yesu twabonaga, tuzamure kwizera, dusingira ibintu yavuze, tugende tugiye Yerusalemu. Baratambika baravuga ati nukuri turabyizeye. Baragenda bicara mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru bahakoreye ikintu kimwe kirimo amashami menshi, kandi ndi gusoza. Ikintu cya mbere barasenze. Reka mbabwire torero ry'Imana, nanjye nibwira, niba hari ikintu gikamutse mu bera b'Imana, ni amasengesho. Mwihangane pe, ni amasengesho. Rimwe na rimwe turanayakora, ariko wakwananiza ugasanga ni amasengesho ameze nk'idini cyangwa se nk'aya gifarisayo. Abafarisayo Yesu yarabacyura atari ko se mwebwe muba mushaka kwerekana ko mwasenze. N'ujya ushaka gusenga ujya mu nzu yawe ukinge, niwiyiriza n'ubusa woge mu maso wisiga utuvuta wo kwera. Amasengesho rimwe dukora abajya kusa nk'aho ari muri format ya gifarisayo. Nasenze 28, ariko still mwahura n'ubundi ugasanga umuntu nta kintu cyahindutse. Bibiliya iravuga ngo basenze ubudasiba. Reka mbabwire, bwoko bw'Imana, gusenga dukwiye kubivana mu minsi, tukabivana mu masaha, tukabigira lifestyle, tukabigira ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko umuntu ufite ubushobozi bwo kwitunga ashaka gufata breakfast, saa sita akarya, nimugoroba akarya, akanywa agacyayi, akanywa agakofi, ukasanga umubiri we witayeho mu buzima buhoraho. Niko abera b'Imana dukwiye guhindura gusenga. Kuko hani intumwa zigeze mu cyumba cyo hejuru mu minsi 10 zahamaze ngo basenze ubudasiba. Torero ry'Imana no gusenga ubudasiba. Haleluya, haleluya. No kuri muhumure ndashoje, ntago mbatindira. Gusenga ubudasiba kwabo kwabazaniye ikintu bita guca bugufi no kwihana. Reka mbabwire, nta masengesho atagira kwihana. Kugira ngo umwuka weraze, imbaraga ze, moteri y'umurimo, biradusaba ko dusenga amasengesho yo kwihana, kandi kwihana ko mu mutima. Kera twayaga dusenga abarokore n'abahanga, ari ukuntu twihanaga nyine kwaje. Imana ngo imbabarire ngo runaka ngo aratambutse arandemerera. Ariko ubwo umuntu aba yihannye. Iyo uvuze ngo runaka aratambutse arakuremerera, washatse kuvuga ko wihannye iki?
ubwo twageze ngo mu kanya ko kubwiza Imana ukuri ngo bana ngo Imana imbabarire ngo jewe hari umudamu ngo watambutse ngo mbonye ukuntu agenda ngo numva ndaremerewe. Ako sha ese ubwo waremerewe n'iki? Yakugendaga ku bitugu, ibiro bye biragupeza. Ako uku kwihana ngo jewe muri korari ubwo twageze ibihe byiza ngo runaka ngo hari ukuntu ngo atera ikorasi ngo akigira ngo mwihannyeho ngo numva bindemerera. Ako baciye bugufi bamenya intege nkeya zabo. Haleluya. Barihana bya kigabo. Ubundi iyo tuvuze ijambo kwihana ni icyo bita guhindukira. Nagendaga gutya ndahindukiye ngiye gutya, nicyo bita kwihana. Nukuva ukajya, nukureka. Bihariye intege nkeya. Reka mbabwire, tutarihana neza umwuka wera nagazamanuka. Tuzaririmba nkuko no muri Guma Guma baririmba, tubwirize nyine nkuko no ku muhanda babwiriza, ariko dukwiye kubwiriza nk'abapantekote. Uku kwihana rero no guca bugufi byabazaniye ikintu bita ubumwe, unity. Reka mbabwire mbegereye, mutaragira ubumwe ntimuzategereza imbaraga za mwuka wera. Mutaragira ubumwe. Kandi ubumwe ni filozofi ituruka mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo Imana ni ubutatu. Imana muremye, Elohim, Yesu wacunguye, mwuka wera wasigaranye itorero. Bafite uburyo babana nta uteje undi ibibazo. Reka mbabwire, mama, mutaragira ubumwe nta mwuka wera. Bambwire itorero ry'Imana tutaragira ubumwe. Yohana batiza Yesu, ubumwe bwaragaragara ngo Imana mu ijuru yaravuze ngo nguyu mwana nkunda amwishimira. Hanyuma umwuka wera ngo amanuka mu ishusho y'inuma ahagarara kuri Yesu. Yesu nawe ari kubatizwa. Trinity, ubutatu buhera mu ijuru. Iyo tubaye umwe na Kristo turagaruka tukaba umwe natwe, niho imbaraga za mwuka wera zimanuka. Ibyo bitaraba bizaba icyo twita chante pour chante. Ushaka kugira umuryango ukomeye ni ukugira ubumwe n'umutware wawe, kuko ubumwe buturuka mu ijuru. Mu bintu byatumye intumwa zuzura umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranije, unity. Umuririmbyi yararirimbye ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo. Kambabwire, twanyazwe ubumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bera b'Imana, bakristo b'Imana beza, murasa neza. Ubumwe nituvuga ubumwe ndi kubwira korari ko twese turi abaririmbyi, ariko mwe mukwiye kugira ubumwe na Kristo. Taragira ubumwe na Kristo ntago imbaraga z'umwuka wera zimanuka. Reka dusoze cyanyuma. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bagize icyo bita ordre. Reka mbabwire, niba hari ikintu Imana yanga, muzacukumbure Bibiliya, ni desordre, akavuyo mu bintu, akavuyo mu buzima bw'umuntu, kutagira umurongo umwe. Bari 12, Yuda bavamo basigara ari 11. Ariko kugira ngo itorero ritangire neza rifite imbaraga, bashyizemo icyo bita ordre. Batora Matiyasi. Buriya Matiyasi ahagarariye ibintu bikomeye cyane. Gutora Matiyasi ni filozofi ikomeye cyane. Reka mbabwire, tutaragira ordre, tutaraba abantu batuje bafite umurongo ngenderwaho, ntago umwuka wera yamanuka. Cyanyuma rero ngiye gusorezaho gikomeye, batanganye ubuhamya. Haleluya, 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 haleluya. Ubuhamya ni igice cy'umukristo gikomeye cyane. Bamaze kwihana
bamaze guca bugufi, bamaze gushyira ordre mu murimo, ibintu bigiye ku murongo, basubiye inyuma rero bahana ubuhamya, bibukiranye imirimo Yesu yakoze. Baravuga bati ntago wibuka ahagurutse umuntu wari uri ku kidendezi ahamaze imyaka 38? Bati twari kumwe. Ati Yesu yakoraga ibitanga. Bati se nibibuka ukuntu yari umunyembaraga ahaza abantu 2500 tutabariyemo abana n'abakobwa n'abadamu? Ati ntago mubyibuka? Ati natwe twari duhari, nitwe twicaje abantu. Batangira kugira imbaraga. Reka mbabwire, ubuhamya bw'imirimo Imana ikorana natwe bidutera imbaraga. Haleluya! Bari kumwe na madamu Mari Magadalene, ngo Yesu yari yaramukijije abadayimoni 7, ngo ahita afata decision yo kumukurikira ubuzima bwe bwose. Ngo arahaguruka aravuga ati se ntimunyibuka ndi ku muhanda nambaye ubusa, ariko umwami wanjye akaza akantabara akanyiza abadayimoni 7. Ayi mana nanjye ndakwibutse wandeba ndi kubwiriza yagira ngo ejo bundi nari umuntu, nanjye nibutse imirimo umwami wanjye yakoze. Barahembuka buzura umwuka. Mujye mwicara muganire, mwe nimwibuka dukora urugendo Cyangugu tukaririmba abantu bakihana. Ubuhamya buzana imbaraga. Kwibukiranya imirimo y'Imana muri twebwe bidukururira kwegera Imana, tukuzura imbaraga z'umwuka we. Ngo batangana ubuhamya, ngo bagiye kumva bumva ngo umuriri utigishije yanzu. Maze gutigisa yanzu ngo babona ibirimi by'umuriro biramanutse, ngo buri rurimi rujya kuri buri muntu, ngo bavuga mu ndimi nshya. Kandi reka mbabwire, bivuga ibyiciro 2 by'indimi. Hari indimi zimenyekana, hari n'indimi zitamenyekana. Aba bavuze indimi zimenyekana, Icyongereza wenda n'Igifaransa n'Ikigereki n'Igiheburayo, ngo kubera ko abantu bari Yerusalemu mu minsi mikuru, ngo bumvise bose bahimbaza Imana mu ndimi ziwabo. Petero rero ndagira ngo mbabwire, Yesu yari yarabwiye Petero ati buriya ari ijambo tuzarisobanura tubonye umwanya. Hamwe twe abantu benshi babango yaravuze ngo azubaka itorero kuri Petero. Oya, yavuze kazaryubaka kuri we. Yakotinza akantu kari hejuru. Petero yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana. Mu Kigereki kavuga Petra, naho Petero ni Petros, aribo Petra na Petros. Yesu rero yakotinze kuri Petra urutare rwa rundi Daniyeli yeretswe ngo rukubita cya gishushanyo rugakwira isi yose. Yesu rero yaravuze ngo kuri Petra, kuri Yesu niho nzubaka itorero, ngo ariko wowe nzaguha urufunguzo rwaryo. Umunsi rero yamanutse i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru, akavuga ati wa undi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi ngibi. Ntabwo twasinzihira, ahubwo wa undi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi. Akotinga Yoweri yari yarahanuye muri 800 mbere y'ivuka rya Yesu. Aravuga ngo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo Imana izasuka umwuka wera ku bantu bayo, ngo abakobwa n'abahungu bazerekwa, abandi bazarota, abasaza byose uko bikurikirana, ngo 3,000 birihana. Urufunguzo rw'itorero ritangirana abakristo 3,000. Reka mbabwire, dukwiye kuzura umwuka wera. Ndasaba abayobozi banjye baze badusenge. Nta kindi cyifuzo, abihana barihanye cyane, n'ubu nibashaka baze bihane, ariko dukwiye guhaguruka tukabwira Imana ngo twuzuze umwuka wera. Reka abayobozi badufashe kudusengera, nanjye ndimo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ry'Imana. Duha Imana icyubahiro. Imana ivuganye natwe neza cyane. Haleluya. Hanyuma nyine twamenye ko tugomba gushaka icyo twamenye ko tudafite. Ese hari icyo wamenye ko udafite muri iri jambo ry'Imana? Mwuka wera yagusuye akubita hirya no hino, umenya neza ko hari ikintu udafite. Hari ikintu wumvishe wasaba Imana, ni wowe uzi icyo usaba Imana. Urahaguruka mu mwanya wawe, hanyuma rero dusenga Imana, ubwira Imana icyo wifuza kwiguha. Hanyuma hano hari abakozi b'Imana bari bugufashe gusenga Imana. Ariko mbere y'uko itorero ryose rihaguruka, ndagira ngo nsabe, ese abandi barabwirwa iby'umwuka wera,
abandi barabwirwa ibyo batatunganije, abandi barabwirwa ibyo batashyize ku murongo, ariko we ntuzi niyo biva niyo bigana. Ese waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngo uzamure ikiganza, hanyuma hano bakozi b'Imana bagufashe gusenga Imana, nawe winjire mu mubare w'abana b'Imana, hanyuma nawe ujye ku rugamba rwo gushakisha umwuka wera? Intambwe ya mbere ni ukwizera, ukihana. Ese wizeye ko wakwihana Imana ikakubabarira? Uzamura ikiganza. Arahari umukobwa, umuhungu? Imana iguhe umugisha. Impundu ziravuga mu ijuru. Umumama, umupapa, urahari? Uzamura ikiganza. Tambuka uze hano, ngwino hano abakozi b'Imana bagufashe gusenga Imana. Niba hari n'abandi namwe mutambuke muze, ntago twihuse nubwo amasaha yagiye, ariko umwanya wanyu turawufite mwinshi cyane kugira ngo tubakire. Mwegerezwe Imana, mwegerezwe intebe y'Imana y'imbabazi. Hanyuma abakozi b'Imana babarambureho ibiganza, babasengere. Uhereye umunsi ubuzima bwanyu, ubugingo bwanyu buhinduke, buhindukirira umwami wacu. Natwe twaramwizeye, nubwo hari ibyo tudafite, ariko tubisaba umwami kuko twamwizeye, tukaba turi mu rugo rwe. Imana